umeze neza. Bebe. Sava, umeze neza. Ya, umeze neza wowe. Jesus. Nese kuriya kuki utambiye ko. Banzi ndiba ariko muka bitongutira kumbwira. Urabona gute? Wow. Guys! Bravo neza. Karibu. Makuru yawe. Ni meza. Gakwandi ari? Gakwandi ntaho hari ahantu yagiye. Niyo washakaga se? Yego. Ufite nimero ze wenda ngumuhamagara umubaze ahantu yaba ari? Ya, nimero ze ndazifite gusa bya surprise. Kurumva ko surprise irapfuye nyine kubera ko utamusanze. Cyangwa byiza ndaramutse umuhamagaye ukamubaza ukabwira ari buze ko byari byose kuba ko muri no misi nta kazi afite ashobora gutinda cyangwa akaza vuba kuko ntawe uzi isaha ari buze cyangwa se ikindi sinzi ibikorohera imbaga wakorana. Sanzwe muziranye se? Ya, turaziranye. Cyane se cyangwa bitari cyane? Amuhamagara wenda sinzi. Ikiri bukorohere. Teta. Teta se ntawe uri mu cyumba cye? Ntawe uhari namubuze hanze hose ntawe uhari. Sinzi ubwo ndashaka kuba agiye gukina n'abandi bana nawe amenye. Tasuza umushyitsi se. Nsakuza ni mpamagara Teta. Ntabwo Teta. Okay. I'm Natasha. Jene twa mama Teta. I'm Natasha. Yeah, sheri wa Gakwandi. Sheri wa Gakwandi. Gakwandi burya agira sheri se? Kandi uri kumbona? Okay.
ntabwo narembeze utarambwiye ko dufite umushyitsi. Usanze aribwo yarakinjira ariko nawe nta minota myinshi yari amaze. Gakwandi se mu maranye igihe? Nk'umwaka se cyangwa iminsi? Ndumva ibyiza ibyaba byiza ari uko yaza kwibasobanurira cyangwa mukabaza ibyo bibazo nawe hari. Ntabwo mbazi gute nababwira ibyanyu byose. Oh, sorry. Nta kibazo. Mutuye na muri Kigali se? Ndabona yambaye nk'umuntu uba muri Amerika. Ngize ngo yavuye muri Amerika. Rero njya mbona bambara kuriya batikwije. Ariko biterwa nabwo biterwa n'intuza n'imyumvire y'umuntu. Niba wowe wumva kwikwiza ari byo byiza, naho kuva kwikwiza atari byo byiza, numva nta kibazo cyaba kirimo. Ndabeshya buri wese n'amahitamo yiwe, sibyo? Cyangwa wenda n'icyo wita kwikwiza icyo ari cyo, sibyo byiza se? Yenyeka ko buri wese yajya areba ibye, n'undi akareba ibye, nk'ingenzi tukagira aho duhurira twese ku gikorwa cyiza. Numva ari byo byaba bizima. Nese mbwira erega Teta namubuze. Nazengurutse hanze na babana b'inshuti ze bajya bakina ntabwo bari kumwe. Sibo ndamenya yagiye he. What? Hano haba umwana? Mbase. Nyine umva nkubwire. Umva ngo ari kutegwa agarara n'utago. Nase. Bose wambabare ukakizwa ko. Na mugabo wandakira nabuze. Uje wo mugabo se nyinagira ngo ukizwe. Nko nakijijwe none nasigaye nsa neza. Reba nsigaye nambara neza. Oh my god, you must have a bose nabaze. Ujanye umva. Tunamwiye banguye mukabari. Inzoga nakamaro zazifite zicubuze. Abagabo barankunda banetse. Oya. Na zicubuze. Kajya mu nzoga. Oya naga byiza. Inzoga ni ikosa cyane. Waretse tukurakizwe ko. None nakijwe nawe. Wabaye iki? Meze neza nsigara. Genda usanga abapasiteri mutaraga batabaje. Mutaraga bose nabanje. Oya, ubwo buzima nabwishimiye urimo. Nanjye niko nari meze nkaho urabizi ariko ubuzima meze. Nabaho na inzoga. Nago nabaho nasamba na. Ibaze no sibingwara wakuramo uzazi. Wowe warwaye zihe? Nazo narwaye ariko narakijijwe. Ariko nyine najya muri n'umushuti yanjye suzi ko twari inshuti koko. Wambabare ukanye. Umva kubwira. Nukomeze kunyivangira muri business. Oya naga. Nukomeze kunyivangira muri ndakwinginze mba. Uzabaho kandi umenyera n'undi munsi utazongera kumenyera. Umva. Tugura n'inzoga yanjye. Nimba nta nzoga ziriyo n'abagabo bariyo nje nabo njyana nawe. Oya nta nzoga ziriyo. Abagabo n'ubuzima bwanjye. Musa ngira nzoga ziba. Chérie, ça va? Oh my god. Umeze neza. Ça va, umeze neza. Umeze neza wose. Jesus. Nese kuriya kuki utambwiye ko? Banzi ndiba ariko nkuka bitongera kumbwira. Urabona gute? Wow. Man, uzi ko usa neza. Wambaye agakote keza. Isa ko wagira ngo ugiye nk'ahantu sinzi ubukwe ni iki cyabaye? Naje kureba my fiance. Jesus. Wow, that's good. Umeze neza ariko. Yeah, I'm good. Siku kutambwiye. Musa, bimeze bite? Wiriwe neza? Kugiye se? Nizere ko mwakiri mushyitsi. Uramuzi se? Okay, nta kibazo Musa. It's okay. Oh my god, Sherry, nari mukumbuye fo. Ariko nawe wari kuza amakuru Miss you too, babe. Wallahi, kuki utambwiye? Surprise se izina. Ushimwe mwami wanjye, umenye ubuzima, ukama ku byawe, kubw'ubuntu bwawe. Ushimwe mwami wanjye, umenye ubuzima, ukama ku byawe,
reka twakire umutangabuhamya warugezweho. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Nishimye kubwo mwanya mfite aha mu rusengero mbana namwe. Nishimiye Imana aho yankuye. Ubu aho mpagaze ubu ndashima kubw'ibyiza yankoreye. Amen. Abanzi uko naje muri rusengero bazi ko naje kunambaraga kunitwaraga n'abanzi hanze bazi ko nari meze ariko ubu natandukanye cyane. Ndashima Imana kubw'imirimo myiza yankoreye rwose. Mumbare muri mbere icyubahiro. Akira icyubahiro cyawe mama. Akira icyubahiro cyawe. Akira icyubahiro. Ndashimira cyane yankuye mu byaha, inkura mu busambanyi, inkura ku inzoga, inkura mu mirimo mibi cyane. Ndimo kuyishimira kandi nanayisaba yuko yakuramo n'abagenzi banjye nasizemo. Hari abo twakoranaga umwuga mubi twagiye duhurira hanze aha ngaha hose rwose. Kubera ko nayisabye muranisaba ndi ku mavi ndimo kuyisaba ndizera ko n'abandi nawe izabazana. Niyo mpamvu n'ubu nishimira rwose sinabona uko nyishimira ndayishimira rwose. Mumfashe turirimba indirimbo yishimye. Umudiyakoni yadufasha akaduterera ko n'ubundi njye nubwo ninjiye mu idini ndimo gukizwa ntabwo ndamenya cyane ariko muri byanjye ndabizi ariko nanone mba ndimo kumva ndimo gufashwa. Niyo mpamvu agomba kwinjiramo mu mwuka. Yego ko Sinzi wicara ahantu kwifunga bite? Twajya ntabwo ari umuntu. Kusa neza none wagira ngo mbona wahindutse. Sure. Uzi kunusa? Ego ko. Ko wagira ngo hari n'ikirori kirenze cyabaye. Hari ikirori kikuruta se be? Wallahi cyakoze ubu nankomye. Ewe. Shiriya. None se ubu meze neza umakuru y'iminsi. Meze neza nawe. Nta kibazo. Kutuje cyane se. Namahoro. Cyazi. None se okay nganganiriza mo. Kuki utana namamagaye bizi mubwiye kuri mu rugo. Mbere sibyo kubimbaza. Abantu babonye hano kimenye umusaza umugore bakubangamiye. No, ntabwo nakubaza nawe ngumbaze. Nyine ni bande? Ntabwo mbazi ntabwo mbazi. Okay, sawa. Urakeneye ubusobanuro? Yeah. Uramuviye umusaza ugiye. Amubonye. Uramusaza yafashije iwacu cyane ni umuntu famille izi nanjye nakoreyeho umugisha pe. Mugira ikibazo niba yakubongamiye byihanganira. Ntabwo ari bibi. Yego ni umuntu nafashije namusanze ku muhanda yahoze numubone ko yahoze ari umukire. Yahoze afite amafaranga buri kimwe cyose. Cyane pe. Rero gusanga umuntu wahoze imiryango imwubaha nubwo viya wanjye yitahiye ariko kugira neza si bisanzwe kuko none wagirira neza. Umusaza yari umukire. Yeah. Kumbona se wabigize ibintu byataye. Ari big deal man. Nyine nukuvuze ngo yari umusaza waramufashije nyine twa mu muryango yatugiriye neza man. Yahoze afite amafaranga byataruriya none namusuzugura. Abareka mbega cyatananye ariko nyine numugire ikibazo rwose. Humura. Hanyuma ura mugore nabonye. Ura mugore rero nawe mva ura mugore ni imbabare mana yanjye ni imbabare imwe yigendera. Namusanze ku muhanda afite akana b'inzara yabisha pe. Man ngere sobize ko ngira umutima mwiza nge ndafasha. So what? Nese kumbona bigize ikibazo. Nese gufasha ni ikibazo. Be hano habaye muri Croix Rouge mbimenye. Croix Rouge ndemvuze ko ari Croix Rouge iri hano. Nese gufasha ni ikibazo. Nese we ntiwafasha. Nafasha ariko sugafasha basaza. Ndimo ndabafasha mu gihe ngo abagore ngo ndimo ndabafasha mu gihe runaka nikirangira cyangwa se nibabona aho biyestara bwabo bakabona aho baba si iminsi ingahe
ufasha wako mwagiye mugira imitima. Mbese wabaye kuroje sinabimenye. Ako baby too. Don't Come touch on. me. Come on. Waje cyane. Karibu. Bite mama. Mwote umeze neza. Shamana yanjye, naho Wamusuhuje? Mwaganiriye? Namusuhuje. Rero ni wa mugore nakubaza. Akose tuzi. None se mwaganiriye n'umwana mwiza we rero ni sheri wanjye. Mu mirimo myinshi bituma nta kwakira. Mwakiriza gakize. Ari njye nawe ndi mu kitsa. Nta kintu nshaka kunyakira. Kwase sheri. Kumana. Waji uheza. Umva madam nako nigira icyo nshaka ndajya kukizanira. Ndakeka utandushinze. Mama Teta, uyu rero ni sheri wanjye nizere ko mwaganiriye. Ahubwo kuki utamwakiri no kuva kare? Ntabwo urabuze ko ahari. Ntabwo uzi ko ahari. Shimimana, mutima wanjye shimimana, watu watuye shimimana, uwe rudahemuka. Shimimana, mutima wanjye we shimimana, watu watuye shimimana, uwe rudahemuka. Nari kure na byiringiro n'amana bifite y'amasezerano y'ibizaba. Nari kure y'Imana, nari kure nigijwe hafi n'amaraso ye. Ubu sinyigenda niganyira, ndi umwana w'ihoraho. Ariko ubu nigijwe hafi n'amaraso ye. Ubu sinyigenda niganyira, ndi umwana w'ihoraho. Haleluya. Amen. Umutangabuhamya wacu arakoze. Imana yacu nayo tuyihaye icyubahiro aho turi ahangaha. Turayishimira imirimo n'ibitangaza ikomeje kugenda idukorera. Uwiteka we ushimirwe, wumve ko abana bawe turi kukuramya tuguhimbaza kubw'imirimo n'ibitangaza uri gukora ahangaha. Twakubonye ukiza abasazi, twakubonye ukiza indaya, twakubonye ukiza ubusinzi, twakubonye ukiza ubujura, n'aka kanya uracyari gukora. Niyo mpamvu dukomeje kukwizera tuguhamagara ngo uzubane natwe mu izina rya Yesu. Amen. Kumbona uramuna byishisha kubera iki? Wabyumva barira umuntu nukanansebya kumwana. Niki cyawe nyine? Amfasha akazi hano mu rugo. Urabizi neza yuko niyo mpamvu namwumvisha mu byumba byawe sari. Yarari gukora iki mu byumba byawe? Amfasha amasuku. Urabizi ko murangiye nagiye hano simba hano akenshi simba ndi hano mu rugo. Amfasha amasuku, sibyo? Ariko noneho hisi noneho nta kintu gitangira. Abakecuru mu byumba by'abasore. Ceceka. Ubu se ni umukozi cyangwa yaje yigize umukozi akarinda. Watuje se basi. Basi ndigumu ndasaba umutuzo watuje koko mu byukuri. Mada. Nako mukecuru cyangwa waje kwipfubuza hano. Nyumvira nk'ibyo bigambo utangiye kuvuga hanga. Kwamba bari kureka kunsebya koko. Amateta tuzi. Umva nkubwire. Uyu nguyu ari hano kubyigiye gitoya. Namara kubona ubuzima, namara kubona aho yerekeza azagenda. Wamwihanganiye. Siko ndeba washishikaye. Watunaritse we. Natunaritse. Kumwagiye munagira n'ikinyarwanda kizima koko. Okay. Ntubyururire no mushake kugira ibintu. Ko mbona wamuburaniye washishikaye. Ni umukozi wawe cyangwa harimo ikindi kintu? Arimo aramfasha akazi. Afite ibibazo. Afite umwana yitaho. Cyumba gukoropera cyangwa aranakoze. Ibi ntabwo akabigize birebire ndakwinginze. Ntabwo usobanurire bihagije kari umuntu urimo aramfasha by'igihe gitoya kuko namusanze ku muhanda atagira kivurira n'umwana baremana. Babarira ureka kugira ibintu birebire. Kumbo n'undi wagize ibintu. Ariko umukozi mu cyumba cyawe ni umukozi. Akose man.
ni umukozi cyangwa ni indaya? ngo ngo